Ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Muri iyi minsi ndimo ndabagezaho ibiganiro bitandukanye birebana n'urukundo, cyane cyane gukundana n'umuntu, gutandukana n'umuntu, gufata icyemezo rimwe na rimwe kiguhuza cyangwa se gituma ubana n'uwo muntu, hari ibintu bituma urwo rukundo rwanyu rutagerwaho, kubana bidahura, ukisanga uri kumwe n'umuntu ariko aho kugira ngo urukundo ruze umutekereze umwumvura mushaka, ahubwo bikagenda bishiramo uvuga uti yaba atanazaga, yaba atampamagaraga. Hari igihe uba uri kumwe n'umuntu ugashaka gutandukana nawe, bikaba bikugoye kubera impamvu zitandukanye. Aha rero hari ibibazo bitandukanye ushobora kwibaza. Ni iki kiguteye ubwoba kugira ngo utandukane n'uwo muntu? Hari igihe ukundana n'umuntu njya mbyumva akavuga ngo tumaranye imyaka myinshi ngo ntago tuzatandukana, kandi ukaba ubizi wowe urukundo rwarashize, ukaba ubizi ko ntago mugikonektana, ukaba ubizi yuko bidahura, ariko ugatinya. Ni iyihe mpamvu ituma utinya gutandukana nawe? Ni ugutinya amaso y'abazabareba? Ni ugutinya kumubabaza? Ni iyihe mpamvu utinya gutandukana nawe? Aha ngaho ugomba kwisubiza, kuko ni wowe uzi impamvu. Aho kugira ngo rero uzicuze nyuma, aho kugira ngo uzakora amakosa, uziyangaje ejo uwo muntu muri kumwe ukaba ubizi ko utakimukunda, ukajya kubona ukabona ateye ivi niba uri umukobwa, ukajya kubona ukabona uwo mukobwa atwaye inda niba uri umuhungu, ukisanga ugomba kubana nawe kandi ubizi neza ko utamukunda. Kuki udatandukana nawe? Ni iki kiguteye ubwoba? Ese icyo kintu kiguteye ubwoba ni ikintu gifatika koko, cyangwa ni ibintu witekerereza, ni ibintu bikurimo wowe? Kuko nkunze kubona dutinya amaso y'abatureba, bazavuga gute, bazagira ngo iki. Kandi n'ubundi mu Kinyarwanda bavuga yuko uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya mama we, ya nyina. Ibyo wakora byose bazakuvuga. Ubwo bwoba ufite, uko gutinya gutandukana n'uwo muntu ufite, ni ikintu gifatika cyangwa nibyo wibwira? Ese niba koko atari ubwoba ufite, yenda tuvuge ko ibintu ndimo nibaza atari ibyo, ibintu uri mutekereza ufite ubwoba atari byo, cyangwa ari nabyo, uyu munsi ntushobora gufata ubwo bwoba bwawe ukabwanariza, ukabusesengura buri bwoba ku cyiciro cyabwo. Kuko uyu munsi icyemezo urimo ufata, urimo uragifata kubera ubwoba. Watinye gutandukana n'uwo muntu kubera ubwoba runaka. Ese ubwo bwoba bufite ishingiro? Noneho ufate usesengure buri bwoba bwawe, uvuga uti mbigenjeje gutya byagenda gutya, byagenda gutya. Ufate ubwo bwoba ugenda ubuherekeza, ubuha impamvu, ubuha ingorane, ubuha ingaruka bizakubaho mu gihe utandukanye n'uwo muntu. Urebe ubwo bwoba. Ndimo ndavuga ubwoba kuko akenshi dutinya gufata ibyemezo kubera ubwoba. Noneho ibyo byemezo twatinya gufata kubera bwa bwoba dufite, none bikaba ari byo bizagira gute, bizatugiraho ingaruka ku bindi byemezo cyangwa se ku bundi buzima, kubera watinye gufata iki, kubera watinye gufata icyemezo. Hanyuma ikindi kibazo ugomba kwibaza, ese uwo muntu uramukunda cyangwa uri kumwe n'umuntu wifuza ko yamera ukundi kuntu? Hari igihe muri twebwe cyangwa se mu mitwe yacu wicara ugatekereza, yaba yakoraga ibi, yaba yakoraga ibi, yaba yarameze gutya, yaba yarafite ibi, ariko ukaba uri kumwe n'umuntu ibyo bintu byose atabyujuje, ukaba uri kumwe n'umuntu ibyo bintu byose atabifite. Noneho ukaba uri kumwe n'umuntu ariko witekerereza uwundi. Uwo muntu muri kumwe murakundana, uramukunda wowe ubwawe, kuko ntago tureba we, wowe uramukunda. Uramukunda, wumva akunejeje, wumva aguhagije, wumva agushimisha, wumva wuzuye kubera ko ahari, cyangwa hari ibindi abura. Ibyo bura ushobora kubaho utabifite, ariko ukanezerwa n'ibyo ufite. Uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu cyangwa uwo mukunzi ufite niwe wawe waka kanya. Ibyo afite birakunejeje kurenza ibyo adafite. Iyo ushyize ku munzani ukabona ibyo afite bitaguhagije, bikaba ari bike cyane ku byo wari umukeneyemo, ubwo urumva kuki uri kumwe nawe, kuki udatandukana nawe ngo ugende? Ni iyihe mpamvu? Hanyuma ikindi kibazo ushobora kwibaza, hari igihe ushaka inama z'abandi bakakugira inama, ariko akenshi iyo ngiye kukugira inama, nkugira inama bitewe na experience yanjye, nkugira inama bitewe n'ubuzima nabayemo, nkugira inama bitewe n'ibyo nahuye nabyo, n'uburyo mbyumva kuko bitandiho. Uyu munsi wowe wicaye ukigira inama utibereye, utirengeye, ni izihe nama wakwigira muri urwo rukundo urimo? Warugumamo? Wakwigendera burundu ukagenda utanasezeye? Wakwicara ukavuga uti hari ibyo gukemura, hari n'ibitakemuka ariko nshobora kubana nabyo, ukahaguma? Ese iteka kureba uwo mugenzi wawe wowe uri shyashya, kuko hari igihe dushaka ibyiza gusa kandi natwe tutari beza tudatanga ibyiza. Wowe inama wakwigira ni iyihe?
iganirize urebe uvuga uti ndishyashya ntako ntagira ariko kanaka nta kigenda nta kanaka ntago bivamo. Ese niba bitavamo kuki utagenda none kuki udatandukana nawe? Ikindi kintu kuba uri kumwe n'uwo muntu mukundanye wumva wishimye, wumva uryohewe n'ubuzima, wumva uryohewe n'urukundo, cyangwa wumva uri mugendo uzimata kubera uri muri urwo rukundo. Urebe ukuntu kera wari umeze utarakundana n'uwo muntu, none uyu munsi wirebe nicyo uwo muntu yakongereyeho mu buzima gituma ugumana nawe. Iyo wigereranyije nyine ukareba imbere mutaraza kumwe n'uyu munsi n'iki kizimukuramo. Ese wowe wamuzaniye ibyiza? Hari abantu bahura bakagongana muri rukaka, bagahura ibibazo bikaba byinshi cyane kurenza uko ibisubizo biboneka. Wowe wazanye iki muri urwo rukundo? Ibi ni ibibazo rero bitandukanye ugomba kureba. Ukavuga uti kuba ndi kumwe n'uyu muntu narungutse cyane, hari byinshi nungukiye mu buzima, kandi none muri uko kunguka ntukajye ubirebera mu mafaranga cyangwa mu mpana guha cyangwa mu miryango igufungurirwa kuko uri kumwe nawe. Oya, ujye ureba no muri wowe nk'umuntu, nk'ubumuntu bwawe, uburyo wubatse, umutima wawe, ibitekerezo byawe, niki cyahindutseho, niki kiyongereho kubera ko uri kumwe n'uwo muntu. Bijya mu bwiza biba byiza kurenzaho cyangwa bisubira inyuma ukagenda nawe wiyoberwa. Ikindi kintu, hari uburyo abantu dukundana, uburyo abantu turi kumwe mu rukundo batuma tumera. Ugasanga hari uburyo gufata burakunejeje cyangwa bituma unisobanura mu nshuti zawe. Ugasanga umuntu aragutuka, umuntu arakubwira nabi, umuntu aragucisha hano. Inshuti zakubaza ikibazo ugatangira kumutangira ibisobanuro. Urabona ngo nigiye wamurakaje, ngo niyo mpamvu yankubise, nigiye wamurakaje niyo mpamvu yambwiye nabi. Uyu munsi uwo muntu muri kumwe agufata neza, nta guhutaza, nta gutoteza, nta gushyira ku gitutu runaka. Yaranyanze kubera ari ikosa ryanjye, yanze kumvugisha kubera ari ryo. Ibyo bintu niba ubivuga mu rukundo, nyabuna umenye ko bidahura. Tufata urugero, impamvu kukisheri wawe atajya gusura, abafite akazi kenshi, kuki atajya agera iwanyu ku bantu b'urubyiruko b'abajene. Ugasanga umuntu murakundana ariko arashaka ko muhurira hanze iteka, ntashobora kuza iwanyu ngo iwanyu bamubone, aza yububa. Iyo aguherekeje kugeza ku irembo gusa agahita akata akagenda, ntashobora no kuza gusuhuza abari mu rugo. Kubera iki? Ni iki yikeka, ni iki ahisha gituma adashaka kugaragara? Ese ari umuvandimwe wawe nawe akaba ameze gutyo, cyangwa afite umuntu bakundana umeze gutyo, wowe ari wowe ubirebera kure, ubirebera ku ruhande, n'iki wakora? Wamugira inama ko atari byiza? Wamubwira ko ibyo atari ibintu byo kwihanganira, cyangwa wabiceceka? Icyo wakora rero ni nacyo nawe ugomba kwikoraho. Ni gute umuntu atuma ubaho udatekanye? Ugomba kwisobanura ku nshuti n'abavandimwe, ku babyeyi. Kubera iki? Ni urugero rumwe nafashe mu ngero nyinshi cyane zishobora kuba zikubaho muri ubu buzima. Hanyuma rero hari ibibazo byinshi ushobora kwibaza mu rukundo, ukibaza ese ni igihe cyo gutandukana nawe cyangwa ni igihe cyo kugumana nawe? Kuki bikugora gutandukana nawe? Ni iyihe mpamvu? Hari igihe rero uba uri no mu rukundo ukundana n'umuntu ugatinya kuvuga uko utekereza ibintu, ugatinya kuvuga akababaro kawe, ugatinya kwishima, ugatinya kuba uri we kubera ubwoko bw'urukundo urimo. Iki ni ikindi kibazo ugomba kwibaza. Ese urukundo ndimo ndisanzuye cyangwa urifunze? Utinya kwerekana intege nke zawe, utinya uhora wihagazeho. Kubera iki? Ni iki kigutera ubwoba cyo kugira ngo uburiwe? Baragucecekesha, ntibakwitaho, ariko mbere yo kwitabwaho nawe ubwawe biterwa n'uburyo witwaye. Iki kintu, niba udashobora kwerekana intege nke zawe, niba udashobora kuburiwe mu rukundo kubera ko utinya ko bazagucecekesha cyangwa bazaguseka, nabwo ubyibaze. Uwo ni umuntu wo gukundana nawe? Hanyuma ikindi kintu wibaza, ese uwo muntu muri kumwe mukundana ushobora kumukunda mu buryo bwose yifuza ashaka? Wabishobora? Ntabwo ari wowe noneho aka kanya turareba uwo mugenzi wawe mukundana, uburyo yifuza ko mukundana, uburyo ibyo ashaka ko mukorera mu rukundo wabikora nta rutangira, cyangwa hari uburyo wifata ukabyanga cyangwa ukabikora utabishaka? Nacyo ni ikindi kibazo gikomeye ugomba kwibaza. Kuki utisanzura? Kuki utirekura ngo umukunde uko abishaka byose? Kuki ushyiramo reserve?
kuki ushyiramo rutangira, kuki utirekura ngo wisanzure umukunde nk'uko abishaka. Bitekerezeho kuki ako kantu karimo. Noneho ikindi kintu mu gihe urimo wibaza uburyo yifuza ko umukundamo, niba ubikora nk'uko abyifuza cyangwa se niba atari ko bimeze, kuki byahindutse, ni iki cyatumye bihinduka. Ugereranye kera warirekuraga, kera warifunguraga, kera wamukundaga uko abishaka byose, ariko uyu munsi urimo uragenda usubira inyuma. Hari ibyo ugenda ufunga, hari ibyo ugenda uhindura. Kubera iki? Ni iki cyatumye bihinduka? Akenshi iyo hari ibintu twifuza, hari ibintu twumva bitagenda muri twebwe, dusubira inyuma tukihagararaho, tugafunga amarangamutima yacu rimwe na rimwe kugira ngo uwo muntu atakwinjirira. Ni iki cyatumye bihinduka? Ni wowe wabiteye cyangwa ni we biriho? Ndagaruka mvuga nti ese gutandukana n'uyu muntu biroroshye cyangwa birakomeye? Ese niba uwo muntu mukundana hari ibintu atuzuza, hari ibintu atagukorera, hari ibintu utamubonaho kandi ubikeneye, ese wamubabarira? Ushobora kubyirengagiza ibyo bintu mugakomezanya kubera ko atabyujuje kandi bikubabaza, kubera ko atabiguha kandi ubikeneye kandi waranabimusabye, cyangwa ntabwo ushobora kumubabarira? Ujye wibuka yuko nta byera ngo de, kandi umuntu ni umuntu, nawe arakosa, nawe agira intege nke, ariko iyo umubabarira biba ari byiza. Ariko se niba utamubabarira, kuko bijya bibabaza kuba utamubabarira akaba atagushimisha, akaba ataguha ibyo ushaka, kandi ukaba wumva utagumana nawe, ariko ukagumana nawe. Nko kuba uri munywa uburozi, ukaba urimo unywa uburozi ugategereza ko mugenzi wawe ari uzapfa, ntabwo byashoboka. Ni wowe ubinywa, ni wowe bibabaza, ni wowe bishengura umutima, kandi we yicariye aho ngazi ko nta kibazo. Uyu munsi rero ibaze niba uwo muntu mukundana hari ikintu yakoze cyangwa ibintu byinshi yakoze bikubabaza ku mutima, bigushengura bikagera gute. Ese wamubabarira ukarenzaho cyangwa ntabwo bishoboka, byageze ku rwego wumva birenze? Ahangaha rero ni naho ushobora kwibaza, ushobora kugenda, ushobora gutandukana nawe. Ariko se noneho tureke uwo muntu, nari ndimo mbaza ngo wamubabarira, ariko ubitekerezeho. Nari ndimo nkubaza niba wowe wamubabarira, ariko se wowe wakwibabarira? Wowe ukibabarira ukavuga uti ntacyo ntakoze, ntaki, we kuri wowe hari shuwa, wamuhisemo, wamwemereye kugukunda. Rimwe na rimwe nda ibyo bintu byagukoreye, ibyo bintu byabaye muri kumwe, uranabyemera rimwe na rimwe, urenzaho se, uranamubabarira se, ariko birongera biragaruka. N'iki? Birakubabaza, biragukomeretsa. Hari igihe iyo bigenze gutya umuntu yicara akirakarira, kumva ari we munyamafuti, akumva n'ubundi ari we bigukwiye, ibirimo bikubaho ari byo ukwiye, ntabwo ari byo. Uyu munsi ndakubaza ngo ushobora kwibabarira? Wowe wibabariye ukigirira impuhwe, hari icyo byahindura mu buzima ubayeho? Ubuzima tuvuga ngano ubuzima bw'urukundo. Sinzi ingero, sinzi ikibazo kirimo kikubaho uyu munsi, ariko ushobora kugereranya ukumva uburyo umeze bitewe n'icyo kibazo, bitewe n'icyo kintu wagonganyeho n'uwo muntu. Hanyuma dusoza rero nagira ngo nkubaze ngo uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo gufata icyemezo cyo gutandukana n'uwo muntu mukundana. Wabyumva ute? Wakwicuza? Dufate urugero, ufite umuntu mukundana, simvuga umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umugore, ariko igihe kirageze uravuga uti enough is enough, kwihangana birarangiye, igihe kirageze ko mva hano hantu nkagenda. Uyu munsi ufashe icyemezo cyo gutandukana n'uwo muntu, wazicuza impamvu wavuyeyo, cyangwa wavayo utareba inyuma uvuga uti nabitekerejeho nsanga icyo cyemezo kiza nakora? Uyu munsi nicyo kibazo nkubaza. Uyu munsi bibaye ngombwa ko utandukana n'uwo muntu muri kumwe, murangiza mukarangizanya urwo rukundo rwanyu rugashira, urwo rushako rwanyu rugashira, ibyo murimo birebana n'urukundo bikarangira, wakwicuza impamvu wabikoze? Cyangwa wazajya wihatira ukavuga uti nicyo cyemezo kiza nafashe mu buzima? Soza rero nagira ngo nkubwire ngo ibi bibazo nakubwiraga ni ibibazo byo kugufasha gutekereza. Gutandukana n'umuntu biba bigoye, ni icyemezo kigora gufata, ariko ibi bibazo nubyibaza kandi ukabyibaza wirebaho, ureba na mugenzi wawe nta n'umwubereye, bizagufasha kuvuga ngo ndahaguma cyangwa ndavayo. Hari n'ibindi bibazo byinshi ushobora kwibaza. Reka rero nkubwire ngo bonne chance, amahirwe masagu Jack, urebe uburyo
ubaho, kuko ukwiye ibyiza, ukwiye kubaho ukunzwe kandi nawe ukunda kandi wumva wisanzuye.